Hello guys, nizere ko mumeze neza. Uyu munsi kangaruke ku kibazo cy'ubujura bwa WhatsApp, aho tugiye kurebera hamwe uko warinda WhatsApp yawe. Ni uburyo butandatu wakoresha ukarinda WhatsApp yawe, nubwo yaba arabahaka bameze gute, yaba baravuye muri MI6, yaba baratorejwe mu mitwe yihe mu bahakazi bameze gute, ntago ashobora kugutwara WhatsApp yawe. Niba bwa mbere ugeze kuri YouTube channel ya Obald Official, nagira ngo ubanze ukore hano hasi handitse subscribe mu ibara ry'umutuku, numara gukora subscribe ukore like ku iyi video, nurangiza muri comment ite wandika ngo Obald Official turi kumwe. Reka rero dutangirane hamwe none ahangaha nkubwira ubwo buryo butandatu warindamo WhatsApp yawe. Obald Official, isoko ku ikoranabuhanga, internet is a future. Kora subscribe tubane igihe cyose. Uburyo bwa mbere ngiye guhera uko bugenda busombana, gusa uburyo bwa mbere bwa nyuma aribwo bwa gatandatu aribwo buzwi nka two step verification ndabukubwiraho nyuma. Reka mbanze nkubwire uko bugenda busombana, uyigumeho hano kugeza video irangiye. Uburyo bwa mbere ugomba kuba ufite cyo bita strong password muri telefone yawe. Buriya biba byiza ukoresheje pattern cyangwa se password. Wakoresha password kabivanze amagambo ndetse n'imibare, na turiya tudomo cyangwa se udutangazo, urugero nka base akatuzo twatuzo turiya, kubera ko pini umuntu abashobora kuyihakinga yo muri telefone ku buryo bworoshye kurusha iriya password cyangwa se iriya pattern bashushanya. Ikindi nakubwira ni icya kabiri, gukoresha lock up ulokinga WhatsApp yawe ku buryo umuntu wese niyo wateze umuntu telefoni password ya telefoni yayizi, yajya kwinjira muri WhatsApp agahita asanga iri locked, bakamusaba pin cyangwa se password. Izi video zose nzagenda nzibereka, nimuza kubishaka murabyandika muri comment. Noneho ubundi buryo bukurikiyeho bwa gatatu ni ugufungura icyo bita end to end encryption chat, aho umuntu mwandikirana message zikamara umunsi umwe zigahita ziba deleted, ku buryo nta umuntu uzigira umenya ngo bagiranye ibiganiro na runaka. Ibindi bintu bitatu bisigaye ari naho bagutwara WhatsApp yawe ukaba wayibura, ariko akaba ngiye kukubwira uko wabyirinda. Icya kane ni ugufungura icyo twita two step verification. Two step verification niyo ya gatandatu, ariko nshyize ku mwanya wa kane ndababwira impamvu. Yo ni ukuvuga ngo ikikora ishyiraho umutekano ukomeye kurusha ibindi byose, ku buryo umuntu nafata nimero yawe ya WhatsApp agashaka kuyandikisha kuri WhatsApp yiwe, bakakoreza kode, ugakora ikosa ukamuha kode, namara gusoza aho kugira ngo abagutwaye WhatsApp yawe birangiye, baraza guhita bamusaba ya two step verification ariyo kode. Niba mara kuyimusaba, urumva ni wowe uyizi wenyine, aho ngaho ntago account yawe yayitwara, biroroha guhita uyigarura cyangwa se uyikorera recover safe mode. Noneho ikindi ni ugufata account yawe ari nacyo cya nyuma ugashyiramo Google account cyangwa se email. In case yuko umuntu agerageje kwinjira muri account yawe, bahita bakohereza code kuri email, cyangwa se wajya kwigarura yalokinze telefone nako nimero ya telefone ko bakorezaho message, bagahita bayikorezaho no ku email WhatsApp yawe ukayigarura. Ngewe mwabanaga ya Obald Official, ikibazo ufite na kimwe cyose wanyandikira muri comment hagufasha. Izi video zose nimuzikenera mubivuga muri comment, mutumire inshuti zanyu zose zizana kwicano, dukore subscribe. Nshaka byibuse ko nk'abanyarwanda twese tugira ubumenyi buhagije ku ikoranabuhanga. Tuzahure muri video itaha. TikTok no Obald Official. Bye bye. Obald Official, isoko ku ikoranabuhanga, internet is a future. Kora subscribe tubane igihe cyose.